kari agatero ka mbere aririmba ngo karibuni tujyane mu nzu vayo baby nkweleke ngwino baby nkweleke leke umumbeke mfata baby wisuna oya leka nkwelelele udari ndibwelelele umumbeke ay undi mobya sana nemero undi mwana mfasha nkwestare agahinda amarira mu maso kwakira kugiye umutima ntubibasha ese niki naguhaye wayaguhaye ukaba ugiye nubwo ugiye ndacyagukunda. Ibihe byiza nshuti bakunze ba More TV, nitwa Wizpazo, kabari ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro. Nkuko musanzwe mubibona rero, tugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, tuganira n'ibyamamare bigiye bitandukanye muri mu muziki ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umuhanzi ugiye kutuganiza ku buzima bwe. Abenshi ngo byinshi bagiye bamuvugaho ngo asa nka Chriss eazy. Turaza kumubaza ese babikura hehe. Hari abahanzi benshi bamubereye icyitegererezo muri mu muziki nyarwanda, araza kubatubwiraho. Reka rero ntabatindiye tumuhe ikaze kuri More TV. Ikaze. Murakoze cyane. Wenda twatangira twibwira abadukurikiye kugira ngo babashe kumenya uko turi kumwe nawe. Witwa nde? Amazina Niragena Pacifique, ariko mu muziki nitwa Silas. Ngira ngo murabyumva rero, turi kumwe na Silas, umuhungu ukunda umuziki cyane. Rero More TV yifuje kuganira nawe kuri uyu munsi ku byerekeranye n'urugendo rwe rw'umuziki. Ese Silas, umuziki wawe hari icyaguteye kugira ngo ujye mu muziki? Hari abaguteye imbaraga? Ese wowe ni iki cyaguteye imbaraga kugira ngo uvuge ngo reka njye mu muziki? Ubundi umuziki sinzi ko nabivuga. Umuziki ni nk'ikiyobyabwenge. Ubundi baravuga ngo iyo icyo uzaba cyo nawe kijya. Iyo wiyumvamo ikintu kenshi ukunda kugikora. Iyo nje rero nakuze ndi umuntu ukunda umuziki, nkiri muto nakundaga umuziki, ntaramenya no kuririmba bya bindi by'abana, nakundaga umuziki cyane. Niyo mpamvu rero ngiye umuziki nakuze nkukunda nyine. Ubundi benshi banyita music machine. Abantu benshi babonaga kuko ukora umuziki kandi uririmba unabikunze. Ni gute wabikoraga? Gira nk'akaririmbo uririmbira gatoya kugira ngo bamenye. Ubundi ngiye gukora umuziki bwa mbere, nyimenya kuririmba, umuntu nyine menye yuko nanjye ubwanjye nzi kuririmba. Nabyigiye ku muhanzi bita Ivory. Yaririmbye indirimbo y'icyo gihe twari classe, abana barimo bakoma amashyi, abanyeshuri bakoma amashyi, ubundi n'abakobwa bararira. Nyine mpita mbona yuko ijwi ryanjye rishobora gukora amateka. Niho namenyeye gukora umuziki cyane ku ndirimbo yitwa Uragiye ya Ivory. Agahinda amarira mu maso kwakira kugiye umutima ntubibasha ese niki naguhaye wayaguhaye ukaba ugiye nubwo ugiye ndacyagukunda uzambabarire ujye umvugisha wenda gusa ubu nemeye kugiye utakiri uwanjye ubwo kunze undi ndabibona ko birangiye ubu nemeye kugiye utakiri uwanjye ubwo kunze undi ndabibona ko birangiye noneho uragiye noneho uragiye uransize. Kabisa kwiyumvamo kuririmba gutyo, hari aho wenda utekereza ko byakuvanye naho bikugejeje kuri ubu ngubu.
ese urugendo rwa rw'umuziki wowe ntago ugihura n'imbogamizi cyangwa se imbogamizi nyine ugenda uhura nazo muri uyu rugendo rw'umuziki? Imbogamizi ntago zabura cyane, nyine hari abantu baguha imbaraga kugira ngo ukore umuziki, hari n'abaguca intege. Bwa mbere ndirimba nakubwiye ko nabikoreye class, noneho no mu rugo nakundaga kuririmba, nkaririmba ndi kumwe na mama, umuryango wose turi kumwe, bakambwira bati ewana urabibasha. Ariko nanone hari n'abandi bavugaga bati wapi, nureba abandi n'abandi urabona byarabananiye, aho uzajya kwirirwa gukora umuziki, urabona gushora imbaraga mu mafaranga ngo ushaka amafaranga, tibyo ntuzabyiteho, we kora ikintu nyine kizakugirira inyungu. Ariko nageragezaga no kubikwepa, byanga bikunda tugahura hano hose nkahora n'umuziki, ibyo nkora nkasanga barahora n'umuziki. N'abandi no mu gasiporo cyangwa ndi gukora ibindi bintu nkaba ndi mu muziki, buri kintu cyose nkumvamo beat, nkumva melody iraza nkaririmba. Na hamwe kabisa. Indirimbo waba warakoze wenda yaba yagize hanze? Indirimbo ndayifite, yitwa Nujya Ubona Mbabaye. Abayishaka wenda bayisanga he? Indirimbo yanjye ubu sindafungura channel yanjye ku giti cyanjye, ndateganya kuyifungura, ninyifungura n'ubundi bazayibona, ariko indirimbo iri hanze ntacyo. Muri izo mbogamizi wenda watubwiye ugenda uhura nazo, abagiye baguca intege bakubwira ngo umuziki ngiye nkora nta bintu by'inyungu uzawusangamo, wowe ugakomeza kubakwepa ukavuga ati reka njyewe nkora umuziki nk'uko nkukunda, izo mbaraga uzikura he? Sinzi wenda sinzi ukuntu nabikubwira, cyane ko n'abancaga intege icyo gihe uba ari bo banshyigikira. Ubu nyine nibo bambwira bati noneho komereza aho ngaho, kuko n'ubundi iyo ubonye umuntu uri guca intege akomeje urugendo uri kumuca intege, byanga bikunda ugera ukarekera. Rero ikintu ukora ugikunze ukiyumvamo, n'imbogamizi zaza turabizi, umuntu ahera hasi cyane, no kugira ngo ugere hejuru wabigoye. Ariko nanone naravuze ni nayitinya itarungurutse, ngomba gukora ikintu nkunda nagikoze kubera ko abantu bo bagikunze, njye nkakora ibyo niyumvamo gusa. Hari benshi bakora umuziki bagahura nyine n'imbogamizi zitandukanye wenda z'ubushobozi bwo kuba bajya muri studio. Abenshi wenda katubwiye nko ku banyeshuri usanga bamuhayeje minervare yo kugira ngo azige, ayikoresheje mu muziki. Weho n'icyo wabivuga ibi? Imbogamizi zo ntabwo zabura zo kubura ubushobozi bwo gukora umuziki, ariko njye nk'uko nabikubwiye no ku muhanda ndaririmba njye mbikora kubera ko mbikunda. Rero imbogamizi zo kubura ukuntu ujya studio twese duhura nazo, abahanzi bahura nazo, cyane cyane iyo utaragera naho ugera byibura ngo ubone amafaranga yo kujya studio. Ariko njye bwa mbere njyayo nabwo najyanywe n'umupapa umwe w'umupasiteri, bambwiye ati uzi kuririmba, ntago nkubwiye ngo uririmbe indirimbo ya gospel, ririmba indirimbo ushaka ndayigukorera, ndakwishyurira uyikore kabisa. Iyo ndirimbo niho nayikoreye. Arambwira ati wowe genda. Rero iyo abantu bumva yuko uzi umuziki cyangwa uzi kuririmba, imbogamizi duhura nazo, ariko kenshi tugenda tugira abantu badufasha, nta muntu wigira. Imbogamizi duhura nazo rero ntago ubona ubushobozi bwo kujya studio, indirimbo tuba tuzifite nyinshi ziba zibitse. Nk'ubu mfite indirimbo nyinshi cyane mba nashyira hanze, ariko ubushobozi nibwo buba bukeya. Rero amakuru ari kuvugwa hirya no hino nuko Mfana Chriss eazy aricyo cyane motive noneho yifuje kugira ngo ikuganirize. Chriss eazy byaje gute kugira ngo abantu bavuge ko usa nka Chriss eazy? N'imyitwarire ngo uburyo witwara muri quartier abakubona n'inyogosho bisa nkaho ushaka nyine kuba nka Chriss eazy, ni gute ibi byaje? Nkuko nabikubwiye ngira umuntu unyesipira kabisa, ngira umuntu unyesipira. Chriss eazy ni umuhanzi navuga azi kuririmba pe, azi kuririmba, nkunda n'injyana aririmbamo. Wenda kuba ibyo byaratumye munabyumva mukabyumva mukavuga muturiya muhungu usa na Chriss eazy, reka tumwegere tumubaze n'ukuntu bimeze, nanjye kugira ngo mbimenye nabibwiwe n'abantu. Ariko cyane ko icyo yakoraga cyose
yaba uko yogosheshaga nahitaga mbikora. Imyitwarire ye myinshi cyane navuga yuko mwigana cyane ko n'indirimbo ze guhera ku ya mbere kugeza ku ya nyuma zose ndazizi, nzi no kuziririmba. Wenda turirimbira ku karirimbo ka Chriss Eazy waba nyine ukunda cyane? Nkunda cyane, abantu benshi bashobora kuba batayizi, yitwa Gift, ifitanye n'umusista bita ni Simbi ngira ngo yitwa Gift. Nakuboneye kure nk'ikirere, kuva icyo gihe kujarajara mbishyira kure, ni wowe amazi mu gihe mfite inyota, kimara nyota ni wowe muriro nota, ravutira tweskira mu mikino, uri best coach in the best train, nibuka back na game narabona uwo mutako nari naragenewe. Kabisa. Wenda hari n'indirimbo wenda aherutse gusora vuba yitwa Inana, uzi kwiririmba yo? Inana uriya muhungu araririmba cyane ku buryo hari n'igiye gufata indirimbo ye ngo nyifate neza mu mutwe bingora, ariko ntago byananira cyane ko ari umuhanzi nkunda cyane, ni role model wanjye ewana ku isi no mu ijuru, respect kabisa, ndamwubaha cyane. Inana rero ntago yapfa kunanira. Biragoye, ariko biragoye, ndagerageza uko nshoboye, uko mbishoboye niko ndi bubikore cyane, ko wundi amagambo ye ucunze ukuntu avuga n'ukuntu aririmba harimo ubuhanga kabisa, harimo ikinyarwanda kiba kizimije ukuntu. So ndahera nta yindi wambaza atari Inana koko. Amashu Warainda tamagakote got time fiti ikosi gisugutuza nge ndahari wese it's so fine, let me say I'm no lie it's so fine, no lie. Ashamusabara kabisa. Ngira ngo wenda bari kubyumva. Bisa Chriss Eazy ni umwe mu role model bawe ufana cyane. Ubu ngubu huye na Chriss Eazy wenda ariko tukurikirana muri aka kanya, wenda aramutse abonye wenda iyi nkuru, aramutse akubonye cyangwa se mwese mubonanye, ni iki kintu wahita ukora ubonye na Chriss Eazy nk'umuntu mu rumuda wawe, umuntu bavuga benshi ko musa? Ese ni iki wahita ukora kuri ako kanya? Kumubwira cyangwa gukora? Kuganira wenda tuganiriye shabye bari ibintu birenze. Tuganiriye ngiye ikintu cya mbere namusaba, kubera ko cyane wenda ndekandeke kuvuga yuko wenda ari ku ruhande kubera ko mufana, ariko ikintu cya mbere namusaba ni collab y'indirimbo, nta kindi kintu namusaba. Wenda nkuko nabivuze indirimbo ze nyinshi nyine hari ukuntu aziririmba ukumva harimo ubuhanga bikanagorana kuzifata, ariko umuhanzi iriya ndirimbo Inana nyicuranga, ngira ngo nyicuranga inshuro nkenye ku munsi kugira ngo nyifate, ariko n'ubu sindayifata yose, ariko ntayiririmba nkabishobora gake maze kugafata nyine. Kari agatero ka mbere aririmba ngo karibuni tujyane mu nzu, vayo baby nkweleke, ngwino baby nkweleke, umumeke mfata baby wisuna, oya leka nkwelele, udari ndibwelelele, umumeke ay undimo bya sana, nemero ndi mwana, mfasha nkwestare maze nkwibagize yesterday, la mesaya dore ndimo bya sana, nemero ndi mwana, mfasha nkwestare maze nkwibagize yesterday, uri inshuti yanjye winaniza cyane, ngwino wirire, ngwino nkwere, winesunesha umutwe, sinagutera sisi, sinakubita baby, fontaine full package for you, fontaine full package for you. Wenda tugaruka yenda ku buzima bwawe ubayeho kuri ubu ngubu, ese hari umukunzi ufite ra? Umukunzi ndamufite, ntago namubura. Hari byinshi gitekereza wenda mujya mucanamo ubuzima bwiza cyane, nkiyagusabye wenda ko mutembera, hari ahantu wenda uhitamo ugendera kuki kugira ngo uhitemo ahantu mugiye gutemberera? Umukunzi wanjye
navuga ngo ntabwo abandi bakobwa wenda ngiye kuvuga ngo ni babi cyangwa ntabwo bameze neza, ariko nyine umuntu agira umwihariko we icyo mukundira nyine ntagananiza. Hari n'igihe urabizi abantu bakundana bagira utuntu batunganiraho, ariko kenshi nyine turatongana akandi kanya tukiyunga, mbese rimwe bikamera nk'aho byanarangiye akandi kanya tugasubirana. Nyine ibintu byo gutembera byo warambwira ati kabone niyo twaba turi hano mu muhanda gusa turi kumwe biranshimisha. Wenda hari byinshi uvuga ngo abenshi nyine nk'abantu bakora umuziki usanga baba bakunzwe n'igitsina gore cyangwa abakobwa benshi babakunda cyane, ugasanga nyine iyo ufite nk'umukunzi bimbubereye imbogamizi. Ese kuri we ku mukunzi wawe ntabwo bijya bimbubereye imbogamizi bitewe wenda na kariyeri urimo y'umuziki? Oya, aranyizera cyane kandi nanjye ntabwo njya numva icyo cyizere cye ntagipfusha ubusa. Nyine bituma njyewe ubwanjye numva bimpaye imbaraga zo kugira ngo cya cyizere ngirira sinjye ntuma umuntu ngiriye icyizere akintakariza. Niyo mpamvu nkubwira ngo iyo hagize n'umuntu umbwira uti ndagufashije mu muziki, nyiririmba nivuye inyuma, ku buryo iyo ndirimbo niba avuze ati ndagufashije, ya ndirimbo ndi buririmbe ari bwumve yuko ataruhiye ubusa. Niyo mpamvu rero umukunzi wanjye nanamukoreye indirimbo arabizi, tunabiziranyeho, namukoreye indirimbo, iyo ndirimbo nayiririmbye ari we nyiririmbiye. Ngubu n'icyo wamubwira nimba dukurikiranye muri aka kanya? Arankurikirana cyane, we mufana ngira wa mbere ahantu ari rwose Kayitesi, ndamukunda cyane nawe abyumve cyane bikuye ku mutima. Kuri ubu ngubu rero hari ibikorwa uteganyiriza abafana bawe, abakunzi bawe, ni iki uteganya imbere? Ndateganya kubaha ibintu byiza cyane cyane umuziki, navuga ko ariwo nibandaho ku bakunzi banjye cyangwa se ku bafana banjye n'abakiriya banjye muri rusange. Bose ndabateganyiriza ibintu byiza, ndabizi ko bankurikira cyane cyane ku musaza bita Juru ry'abato, muramuzi cyane. Juru ry'abato muramuzi cyane ku ndirimbo bita ku cyapa na ya yindi, we cyane arabizi, ni nawe wanyise izina Cyrus music machine, niwe warinyise iryo zina. Wenda dusoza, ni izihe nama cyangwa se icyo wabwira abafana bawe bakurikirana umuziki wawe ku munsi ku munsi dusoza? Inama nabagira, niba harimo n'umwana ukunda umuziki, abantu bikore kubera ko bikunze, ntihazagira umuntu uguca intege ngo akubwire ngo ibi uri gukora ntabwo bikurimo, cyangwa se umuntu niwe wigirira icyizere. Wowe uzakora ibintu kubera ko bikunze cyane, abantu kuri iyi si barafashanya, nta muntu wigira. Nukora ibintu abantu bakabikunda, abantu bazakuzamura, ntuzacika intege cyangwa ngo wumve yuko wasigaye inyuma. Twese twabitangiriye hasi bro, twatangiriye hasi, ntabwo twese twari tuzi ko naho ngeze ubu sinzi ko ngiye nahagera. Numvaga ibintu byose ndi gukora bitazacamo, ariko Imana niyo nkuru. Reka tugushimire ko waduhaye umwanya wawe tugakorana ikiganiro. Ntekereza ko wenda n'ubutane tugukenera kera wenda waranamamaye, utazavuga ngo wapi babandi ukadutera agashoti. Ndahari cyane. Sawa, urakoze cyane. Murakoze nawe.